by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo hashize imyaka myinshi tuzi neza ko umugore ashoboye, yewe na benshi bagerageje kutubwira ko umugore ashoboye twabitereye hejuru, yewe tubacisha hirya no hino turababwira tuti umugore ntabwo ashoboye, umugore ni umuntu ariko aho umugabo yabuze. Umusaza his excellent wacu Paul Kagame dukunda twese nawe aravuga ngo umutegarugori kandi nawe mwariva mu gikari, kuko nawe urashoboye, burya nawe hari icyo wakora mu kubaka igihugu cyawe. Ndabizi hari benshi batabyumvisha, ariko kandi uyu munsi ndi umuhamya. Bro, mukangure gato, wabonye Kids TV show ibyo yakoze? Ese watekerezaga ko yabishobora kandi ari umukobwa muto utarakura, gusa ufite gahunda yo kugera kure? Nubwo ari muto mu myaka, ibyo ntibimubuza gukora ibintu bihambaye. Kuri iyi nshuro noneho yakuzaniye icyitwa Amanda Series. Iyi ni seri nziza izayica kuri Amanda TV show. Ewana, byinshi byaranze urugendo rwo gukora iyi show cyangwa se iyi series. Ninjye wari uguteguriye kuri Hola TV, nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment, mu bintu birushaho kuba bombastic. Amazina ye nyakuri yitwa Nyirukubana Annick Console cyangwa umwite Kitu. Uyu ni umwanditsi wa filime, akaba umuririmbyi, akaba umu theater actor, akaba umu director. Ewana, ni byinshi. Nyuma y'igihe kitari gito rero agerageza kwinjira by'umwihariko mu mwuga wa sinema, akakomwa mu nkokora. Kuri iyi nshuro noneho yahagurutse adukubita umuzigo, yise Amanda Series. Iyi ni series nziza irimo abasitari bagiye batandukanye bafite amazina by'umwihariko muri sinema nyarwanda, aho bakuzaniye uwakinnye yitwa Bianca, uwakinnye yitwa Amanda ariwe Annick Kubana, ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ikindi wamenya ni iki? Iyi ni season cyangwa se series izajya ibageraho buri kuwa gatanu, nubwo uyu munsi ku nshuro ya mbere yabagezeho ku munsi wa kabiri. Mu Rwanda rero ikinzanye hano ni iki? Kugira ngo tumenye ko mbese twebwe duhagaze. Dufite Bamenya Series, dufite Amanda Series n'izindi zigiye zitandukanye. Ese banyarwanda muri rusange, namwe banyarwandakazi by'umwihariko bakunzi ba series nyarwanda, muri tayari kwakira gute iyi series yacu Amanda dukunda cyane? I'm the only one present kuri Hola TV. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment, ibintu birushaho kuba bombastic. I love you so. Kitu TV show na Amanda Series on the top.